twagiye twumva henshi mu bigo by'amashuri henshi hari saga cyangwa se amakuru agenda avugwa yuko umunsi wo ku gatatu nyuma ya saa sita hari gahunda leta yateguye ijyanye na CPD. Iyo bavuze CPD ku bantu bajyanye cyangwa se babarizwa mu gisata cy'uburezi murabyumva cyane kuturusha. CPD ubundi bavuga ko ari continuous professional development, niba ntibeshe wenda ku bantu wenda musanzwe mu gisata cy'uburezi maza kutubwira. Aha niho rero ubundi ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri buba bugomba kuba hafi y'abarimu mu buryo kugira nyine batyaze ikijyanye n'ubumenyi, cyane cyane yuko igihe abakozi bamwe bari muri CPD abana bo baba bari mu kindi kintu twita extra curricular activities cyangwa se iyindi mirimo ibarizwa mu kigo ku bijyanye n'abanyeshuri. Urumva yuko leta yateguye uburyo bwose bushobora kugira ngo wa mwana n'umwarimu aba ari ku ishuri ariko afite uburyo bwiza akurikiranwa cyangwa se atyaza ibijyanye n'ubumenyi bwiwe. Uyu munsi rero maza kunyemerera nanone ntabwo ndaza gutinda nyuma yuko abantu benshi bagiye batubaza ku kijyanye mu by'ukuri nuko uburenganzira mu mahugurwa nyongerabushobozi bigenwa n'iki, bitangwa gute, ubundi bica hehe, kusanga kenshi hari ubwo usanga umuyobozi w'ikigo cy'ishuri akubwira ati nanakwandikira ese ubundi byakugiraho ingaruka. Ntabwo wenda ikiganiro kukugiraho ingaruka cyangwa se kugira ngo byakugiraho ingaruka, reka mpite musubiza ngo 100% byakugiraho ingaruka ndetse ukaba watakaza akazi. Niyo mpamvu rero muri kino kiganiro nshaka kugira nze kuza kubabwira mu by'ukuri inshingiye ku kintu cyo kongera ubumenyi mu gihe mu kazi biba bimeze gute, biba byatewe n'iki. Ubundi se waruziye neza yuko inzego zishinzwe iterambere ry'abarimu zifite inshingano yo gutegura amahugurwa nyongerabushobozi, guhuza ibikorwa byayo, gusuzuma ibyavuyemo no gutanga inyemezabushobozi bw'ibyo bintu yakoze. Iki kintu warukizi neza. Kimenye nanone inzego zishinzwe iterambere ry'abarimu zifite inshingano yo gutegura amahugurwa nyongerabushobozi, zifite izo nshingano zo kwitegura ndetse no guhuza ibikorwa byayo, gusuzuma ibyavuyemo no gutanga inyemezabushobozi. Ubwo ni certificates. Ahantu muhumbe neza cyane. Iki kiganiro rero ndaza kwibanda ku bintu 10 bahugurwamo cyangwa se abagomba kumenya cyangwa se abagomba ano mahugurwa nyongerabushobozi atangwa mu nyigisho bigenda gute, izo nyigisho ni izihe muri rusange. Munyemerero ntawe ndaza gutinda gatoya ariko nibagiye kwakira abantu bashyashya. I'm sorry. Mumbabarire rwose ntabwo njya mbikora. Ino channel yanyu murabizi ko dukunda kwakira abantu bashasha. Iyo mvuga abantu bashasha ni umuntu wari wese yagendaga kumva iki kiganiro akaba yakanda kumva ni cyiza kiraryoshye, atayakanda subscribe. Nakanda subscribe, ubwo ndasaba nawe umuntu usanzwe kumva ariko atayakanda subscribe. Aho waba uri hose upfa kwa wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turagukunda cyane, ndagira ngo kandi nyuma yo kanda subscribe ureba hano ndetse all uyikandaho. Ibi ngibi biraguhesha amahirwe yuko igihe cyose dusize ikiganiro muri aya masaha uwa mbere wo kukibona. Nongeye musabe yuko ugomba gusharinga n'abantu, byibuze ukamenya yuko abantu 3 bakoze subscribe cyangwa se bakanze kuri s'abonner ku bantu bakoresha igifaransa. Ubwo subscribe mu kinyarwanda mu cyongereza noneho s'abonner mu gifaransa. Aha niho honyine wabona amakuru nk'aya ngaya. Uyu munsi rero nabateguye ikiganiro cyiza, ndaza kubabwira ibintu 10 bijyanye na CPD, ariko nimvuga mu ntero nziza ni amahugurwa nyongerabushobozi ashobora kuba atangwa mu nyigisho zingahe, biba byagenze gute. Ndaza kubabwira rero byibuze ibintu bigera mu 10 cyangwa se aho uno muntu ubarizwa mu gisata cy'uburezi ashobora kuba yahugurwa akamenya n'impamvu. Nusanga ku kigo bino bintu utayibona haraba harimo ikibazo uraza kutwandikira. Ese ubundi muri CPD mwiga iki, bigenda ute? Hari igihe rero duhura muri CPD cyangwa se muri CPD cyangwa se ku kigo runaka tugora muri CPD ari ugasanga ntabwo tuzi ibintu runaka tugomba kwiga cyangwa se guhugurwa. Tugitangira nababwiye yuko nababwiye ko inzego zishinzwe iterambere ry'abarimu zifite inshingano yo gutegura amahugurwa nyongerabushobozi. Ubwo kumva nyine bari responsible for planning, coordination cyangwa se guplaninga, gutegura ino gahunda nyongerabushobozi no guhuza, coordinating, guhuza ibikorwa byayo no gusuzuma ibyavuyemo no gutanga inyemezabushobozi, ibyo twita to provide cyangwa se assurance of certificates
of competence, ikijyanye n'uko wahuguwe wakiboneye ubushobozi. Akenshi murabizi ko Minedec yitegura amahugurwa agiye atandukanye, amwe abera ku kigo andi akabera ahandi hantu agiye atandukanye. Murabizi neza hari igihe mujya kwaka directeur order mission mugiye mu mahugurwa runaka, ibi byose burya biri mu nshingano za Minedec. Munyemerero uyu munsi ntabwo ndaza gutinda, nze kwabwira ibintu 10 ugomba kuba wamenya yuko ano mahugurwa nyongera ubushobozi agomba gutangwamo cyangwa se atangwa mu bihe by'igiciro. Ni mu ize subject, nimvuga subject wenda cyangwa se domain, ni he domain ugomba guhugurwamo. Iyo subject mugomba guhugurwamo ni zingahe, zigera mu 10. Mu nyemerero nze kuzibabwira naciye ku mpande. Muraza kwihangana cyane cyane yuko umwarimu afite uburenganzira n'inshingano byo gukurikirana amahugurwa nyongera-bushobozi kugira ngo yongere ubunararibonye, icyo bita experience, kongera cyangwa se expertise, kongera experience, expertise cyangwa se gutyaza ubwenge muri rusange, noneho n'ubushobozi n'ubumenyi hakurikijwe amategeko abigenga. Ntabwo ibintu bikorwa mu kavuyo, murabizi neza. Muraza kunyemera rero ikintu cya mbere agomba guhugurwamo, nababwiye ko ndaza kubabwira subjects agomba guhugurwa n'umwarimu cyangwa se n'umukozi uri mu gisata cy'uburezi. Agomba kubona icyo bita CPD gute, cyangwa se muri subject zingahe izihe. Icya mbere muraza kwihangana mbere yuko icya mbere agomba kubona amahugurwa ku kijyanye n'uburezi budaheza, icyo bita inclusive education. Niba ntibeshe kwa muri education, muraza kumbwira abize muri rurimi rwa kera rw'igifaransa ibyo twitaga education inclusive cyangwa se education inclusive, aribyo bazanye mu cyongereza bikaba inclusive education. Nubo burezi budaheza akaba aricyo kintu cya mbere ugomba guhugurwamo, ukamenya ko gutyaza ubwenge. Ikindi nuko icya kabiri ugomba guhugurwa ku kijyanye n'ubumenyi bw'ikinyejana cya 21 cyangwa se ikinyejana urimo. Mu yandi magambo, ese ubundi ikinyejana urimo urakizi? Uzi neza iterambere rya education cyangwa se rya Ministère d'Education, ubarizwa mu burezi nk'umwarimu cyangwa se umukozi, ariko se mu by'ukuri bimeze gute? Rero ababishinzwe bafite inshingano zo gutegura amahugurwa ajyanye n'ikijyanye n'ubumenyi bw'ikinyejana urimo, ntabwo ari ubwitegurira. Icyo kintu wenda ushobora kubabwira. Igikurikiyeho nuko nakwita icya gatatu, nuko uburyo bw'imyigishirize ishingiye ku isomo harimo gutegura no gutanga isomo ndetse n'isuzuma ubumenyi. Ngira ngo ahangaho murabizi yuko Minedec ikunda gutumira abarimu bagiye batandukanye mu byiciro bitandukanye. Ejo batumiye wenda b'icyongereza, ejo bigisha science, you get, so they are doing their tasks. Barimo bagerageza ibijyanye n'inshingano za guhugura umukozi. Ni uburenganzira bwawe, ugomba kubimenya. Ugomba kubimenya cyane kuko utabimenye byazagukoraho. CPD ni ngombwa rero. Ikindi subject bagomba guhuguraho nakwita iya kane ariyo wenda ndaza gutindaho, ni ubumenyi bw'ikoranabuhanga, ibyo twita digital literacy cyangwa se la connaissance numérique. Iyi digital literacy ni ubumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu ikoranabuhanga. Umwarimu wese cyangwa se umukozi wa Minedec wese agomba kuba yarahuguwe ku kijyanye ni subject y'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Abatabona buno bumenyi muzi ko leta n'ukuntu yishuye muri IBM Skills Build. IBM Skills Build murabyibuka, aho bababwira yuko umukozi wese agomba gupasinga through akagira at least certificate zigera kuri 3 akuye muri IBM Skills Build. Bivuze ngo izi ni mu nshingano zabishinzwe gutegura no mahugurwa. Ntekereza ariko kandi noneho umuntu utabona buno bushobozi bwo kuba yabona ano ma certificate y'ikoranabuhanga, igihe runaka leta yashize amafaranga atangaje ku muntu umwe kugira ngo ubone certificate bishobora kugukoraho, wayibazwa mu nyandiko kandi byakugiraho ingaruka mbi. Mbona no kwabwira ko abantu byananiye ibijyanye n'ino AI cyangwa se technology AI za certificate, mwatwandikiye tukabafasha mukareba yuko namwe mwazishyira mu systeme ya IPPS, kuko utazabikora bishobora kumugiraho iki ingaruka. Twari ku cyakangaye yemwe mu nyibutse, twari ku cyakangaye 1 2 3 4 tugeze ku cya gatanu. Icya gatanu subject cyangwa se domaine ugomba guhugurwamo gucyazamo ubumenyi, ni no domaine bita ururimi rwigishwamo. Ururimi rwigishwamo cyangwa se medium of instruction cyangwa la langue d'enseignement. Ururimi wigishamo wundi uraruzi
cyangwa se urarwumva. Aha rero ababishinzwe bagomba gutegura n'amahugurwa. Umuntu abyibuka kano kanya leta nanone gushaka cyangwa gutanga amafaranga menshi ku muntu umwe kugira yige ku kijyanye na English Proficiency Training. Aka kantu murakazi neza, ni mu nshingano zabo. Byumvikanye yuko kandi iyo udakurikiranye ano mahugurwa bikugiraho ingaruka iremereye cyane. Mu nyemerero njye ku cya gatandatu, icya gatatu nabwo ndaza kubabwira ibintu bingahe munyibutse, ni ibintu 10 bimenye bizingatire, kuko nutuzingatira bizaza kugukoraho mu minsi izaza, kandi akenshi uzasanga ubwo twandikira mu tuvuganire. Niyo mpamvu dufata umwanya kujya tubabwire ukuri nyakuri ku kijyanye n'uburezi mu Rwanda. Ejo utazabona wabugiye mu kintu gisa nk'amage ariko kutabimenye. Nyuma y'uko tubabwiye rero ibintu 5 by'ibanze, kano kanya ngiye kubabwira ibindi 5 bisa nkaho biri inyuma kandi bikomeye cyane. Ikindi ugomba kubona amahugurwa ku kijyanye no gufasha umunyeshuri guhitamo inyigisho, kumugirira inama no kumufasha kuzamura ubushobozi. Ahangaha murabizi abadosi badode bakunda gutanga amahugurwa ku ishuri, tukita career guidance and counseling cyangwa se career guidance na counseling and remedial. Ahangaha murabizi neza yuko ku ishuri murabibona, bivango biri mu nshingano z'ikigo, inshingano zabishinzwe kugufasha kumenya uko wakwegera umwana ukamuganiriza cyangwa se ukamuhitamo ukamuha inama ku kijyanye na kariya yiwe. Ibi byose rero biri mu nshingano za Mineduc. Igikurikiyeho cya 7 ni imyitwarire mbonezamurimo n'inshingano mbonezamubano. Ahangaha ku bantu bizi icyongereza babyita professional ethics and social responsibilities. Nuvango ni imyitwarire mbonezamurimo n'inshingano mbonezamubano. Aha naho ni subject ikomeye cyane, uba ugomba kubonaho amahugurwa n'ababishinzwe. Akenshi rero hari igihe tujya muri CPD ugasanga dora mu kantu kamwe. Yego mu kigo ubundi tuba tugomba kwigiranaho, yego tukicara abazi kimwe akakisha abandi, ariko nanone niba CPD yabereye ku kigo cyangwa se mu buryo guteza imbere kijyanye n'umwuga urimo mu kigo, ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri bari bafite inshingano zo kuza kuguhugura ku buryo utumva neza. Ariyo mpamvu haba hari ibyiciro bitandukanye. Haba hari umuyobozi w'ikigo cy'ishuri nka overall, hakaba hari DOS ushinzwe imyigishirize hakaza n'ushinzwe imyigire cyangwa se discipline ariho dot. Abo bose buno bumenyi baba bafite, kandi ntekereza ko bagomba kubasura ku kijyanye n'igihe mwagiye muri CPD. Icya 8 gisa nkaho gikomeye nanone no gushyira inyigisho mu bikorwa, ibyo bita practical based training. Ese ibyo watraininzwe ibyo watraininzwe cyangwa se baguhayeho amahugurwa ubishyira mu bikorwa. Iyo utabishyizeho mu bikorwa bigenda gute mu by'ukuri, niyo utabikoze bigenda gute? Munyemerere mvuga ku kintu cya 9 ari nacyo gisa nkaho noneho gisa nkaho kinashishikarira abantu benshi cyane. Andi mahugurwa yategurwa na Minisiteri ifite uburezi mu nshingano zayo. Nuvuga igihe cyari cyose hari andi mahugurwa. Icya 9, Minisiteri ifite inshingano zayo mu burezi igomba kubatumira ikabahugura. Reka mwubwire indi subject ya nyuma ari ya 10 bagomba kuguhuguramo, ni kijyanye n'imiyoborere iboneye y'ishuri, ku muyobozi w'ishuri n'umuyobozi wungirije w'ishuri. Nuvango ari directeur, head teacher cyangwa se uyoboye ikigo cy'ishuri n'abamwungirije. Ubwo ni ushinzwe discipline, ushinzwe amasomo. Baba bagomba kubona amahugurwa ku bijyanye n'imiyoborere iboneye y'ishuri ku muyobozi no ku muyobozi wungirije. Mihani magambo izi subject igihe mu kazi ka leta ugomba kuzibonamo, ukazibonamo mu buryo bwiza kandi mu by'ukuri mu buryo buboneye cyane. Ese ibintu warubizi yuko ufite uburenganzira bwo guhugurwa kuri kino kintu? Niba utarubizi rero bimenye, ubu wanamenya n'ukuntu wibaza. Ariko hari akantu twavuze gasa nkaho gakomeye, navuze ka 8, gushyira inyigisho mu bikorwa cyangwa practical based training. Ahangaha nibyo bita la formation basée sur les pratiques. Niba wavuye muri training, bino bintu mu by'ukuri ubishyira mu bikorwa cyangwa uragenda ugafata haute mission warangiza ukigenda cyane. Aha rero niho haza konfiri, ugasanga
wanabiryozwa. Nongeye babwire yuko igihe icyo ari cyose leta yashyize amafaranga kujyanye na training runaka ugatsindwa, bagufailing out, bakwirukana. Menya neza yuko ibintu bitakinisha, ni ibintu ugomba kwitaho, ni ikintu ugomba kwitaho buri munsi. Igihe cyose wagiye mu mahugurwa dufate kuko no gucyaza nyine ubumenyi, nubwo ufite ubwo burenganzira bwo kuba wahugurwa, ariko umenya yuko n'ubundi nyuma yo guhugurwa hari izindi nkurikizi zishobora kukubaho. Munyemerero mvuge ngo abo twari kumukugeza kano kanya murasobanukiwe neza. Niba ari ubwa mbere dukurikirana cyangwa se usanga tukumva tubakana subscribe, nkunda kubivuga si ukuvuga ko mudukurikirana cyangwa se mutwumva ntacyo bitwaye, ariko niba wumva ko ari ngombwa bakana subscribe tukatwibanira, kandi niba wumva ko bigushimishije kandi like, niba wumva ko watumira n'abandi bwira nk'abandi 5 ushenga n'abandi babwira yuko ino channel yanyu nayo yajoininga, nawe akana subscribe tukatwibanira. Ndagukunda cyane kandi wabona ibiganiro nk'ibi ngibi, wino wa Mungu wanyu mumenyeranye. Ciao ciao.